Binda bisko wababaye nje sindi nk'abandi bashakalale wowe mu mwanya ngukunde bikurenge ibyo kubabaje ubyibagirwe Dadi ntago tubana ntago murimo mu bantu ubu ngubu oh la la yaritahiye cyangwa indirimbo zisanzwe aririmba indirimbo z'urukundo cyangwa ni gospel ni byayenze bite mana yanjye DTL TV Rwanda mumeze mute abakunzi bacu aho muherereye hagiye hatandukanye mu mpande zitandukanye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengero bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Iyi ni DTL TV Rwanda naho ngiye murimo mwumva ni Don't Worry No Santos Martial. Turi kumwe uyu munsi ewana n'umukobwa uri hano ewana afite swaga ameze neza arakeye yaje kutureba twamusanze natwe ahantu twari tugiye kugira ngo tuganire nawe twumve ese uno mukobwa ameze ate byagenze gute ninde ubundi bimeze gute muri rusange. Twebe rero turabagira rero nk'ibisanzwe niyo mpamvu rero twamubazaniye kugira ngo mukomeze mwenjoyinge tukomeze turye ubuzima tukomeze twishimire ubu buzima tubayemo muri rusange. Bimeze mukobwa bimeze bite? Meze neza. Umeze neza cyane? Meze neza cyane. Ndikunda kubona cyane. Ubundi mu buzima busanzwe witwa nde? Bimeze bite? Mu buzima bisanzwe nitwa Clementine. Clementine nibyo zino usanzwe ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Clementine akora iki? Bimeze bite? Clementine ni umuhanzi. Ni umuhanzi. Uhanga ibiki Clementine? Manga indirimbo. Ufite indirimbo ubu ngubu uri umuhanzi wa nyawo. Izina ry'ubuhanzi ni irihe se ku buryo dushobora kuba Izina ry'ubuhanzi ni Mwiza. Mwiza. Shaka ko murabibona ni Mwiza koko umwana ameze neza cyane. Ndagira ngo umuntu uri kuri kamera mugaragaze arebe koko nimba ese ni Mwiza. Ubundi Mwiza mu byukuri urimo urakoresha iryo zina rya Mwiza ukaba nawe uri umuhanzi. Ubundi Mwiza ukomotse uturutse hehe? Bimeze bite muri rusange? Tubwire uko byifashe muri rusange. Mwiza ni umunyakigali cyangwa se hari ahantu uturutse bimeze bite? Icyambere cyo Mwiza ni umunyarwanda. Ikindi nurutse mu karere ka Ruhango. Uri umunyaruhango. Mu Ruhango haba impano nyinshi cyane? Cyane zirahari. Zirahari byatari. Uyu munsi rero ukaba wasuye studio za DTL TV Rwanda uyu munsi. Nabasuye. Niko bimeze cyane. Mwiza ubundi ufite indirimbo ubwoko ki kugira ngo twumve ko bimeze? Ntacyo ndabanza mbaririmbire. Ubundi nicyo ngicyo tuba dushaka ubundi. Tubwire bimeze bite iyo ndirimbo yawe turirimbireho twumve bimeze bite? Baby ndabisko wababaye nje sindi nk'abandi bashakalale wowe mu mwanya ngukunde bikurenge ibyo kubabaje ubyibagirwe twibone nk'ishusho y'urukundo. Twibonene mu ishusho y'urukundo. We ntago shakalale n'utundi tuntu turi aho ngaho. Ushobora kuba uzi gutera imitoma cyane. Nagari cyane. Umusore mukundana rero ashobora kuba yarahiriwe. Nawe nta musheri ugira se? Wapi? Yase kubera iki se kandi nta musheri ugira none ubwo turaza kubivuga ngo iki none uracyari muto rega. Uracyari mutoya? Ku buryo none se ukaba ugiye kuturirimba indirimbo z'urukundo tuzazishyira hehe bizagenda bite? Mwebwe muzajya muzitura abakunzi banyu. Icyo mugomba gukora ni ukuzumva mukajya muzitura abakunzi banyu. Inganzo ikomora ese ubundi imba nzi ko abahanzi yaririmba indirimbo y'urukundo abafite ahantu akomora inganzo ye ku buryo nyine yiyumva muri urwo rukundo muri rusange. Wowe iyo inganzo yaje gute ku buryo wisanze mu ndirimbo ziririmba cyangwa se zihimbaza urukundo? Inganzo yo indimo. Ego. Nahandi nyukura ni muri ngewe. Ni muri wowe? Muri wowe urwo rukundo se uruvana gute rwaje gute kandi nta rugira? Urukundo dukunda abantu bose abafana banjye bose. Ndarubakunda. Niyo mpamvu rero ngomba kubagezaho indirimbo z'urukundo mwazikunda mukajya muzitura abakunzi banyu.
none se Mwiza ubundi nimba koko ubivuga bakumere fanta ariko winywera ku karako kantu yego niko Mwiza tuvuze ngo inganzo iri muri wowe mu by'ukuri turanabyumvise ufite n'akaririmbo keza cyane wenda uraza kumara irungu abafana bacu cyangwa se abakunzi bacu ubaririmbire indirimbo zigiye zitandukanye kugira ngo twumve ko Mwiza uwo ari we muri rusange. Ariko mu by'ukuri Mwiza ubu ngubu utambeshye koko nta mushero ugira? Wapi nawe? Arahari sha. Oya. Ubu ngubu ngiye hariya mu Ruhango nago nasanga hari umuntu ahubwo warayogoje Ruhango yose barayimaze. Wapi nago wamubona? Abakunzi bacu baherereye mu Ruhango bazaturebere niba Mwiza koko atarimo atubeshya. Mbeshya. Mwiza uriga Ndiga. Urakiga? Yego. Urakiga wiga muri secondaire? Yego. Muri secondaire ubwo nta mwana ufiteyo umusore muteretana? Wapi? Nusubireho ko azakwihakana? Ntabwo yanyihakana kuko nawe uhari. Mwiza none se ubwo urwo rukundo wowe rukuzamo gute muri rusange ku buryo uririmba urwo rukundo wowe byagenze gute kugira ngo wumve ko ngo badakeneye rare badakeneye amafaranga kuki wowe wiyumvishemo ko ari amafaranga? Hari abandi bantu wigeze wumva se urukundo bishingiye ku mafaranga? Yego ndabyumva cyane kuko urukundo rw'iyi minsi abakobwa b'iki gihe udafite amafaranga reka abakobwa b'iki gihe n'abasore nabo nuko ubibona ute rero tubwire mu by'ukuri ukuntu wowe ubibona? Genda mbyumva ahantu nyine babivuga. Wabiboneye kuri mukuru wawe se? Cyangwa hari uwaje kubibonera ku nshuti zanjye? Inshuti zawe zikunda kashi kabisa zikunda amafaranga cyane mbese wowe urayanga? Ntago nyanga ariko ntago nayakunda muri ubwo buryo. Kubera iki tutayakunda muri ubwo buryo? Kuba umuntu afite amafaranga yitangiye amakita akaba yifitiye icyana cyiwe akaba agihereza amafaranga bigutwaye iki? Ntago njye ibyo nabikora kuko urukundo ntago ari amafaranga rega. Yes. Shara kono na amafaranga ubu waba uraye naza nkagutereta koko ukanyemera none se ubwo ukazumva ko bizagenda gute nimba ntashobora no kukugurira na fanta cyangwa ngo ugire gutena nagusohokane ujye kurya tujye kurya ubuzima tuzabiriburira heza? Yego wenda fanta wayimugurira ariko ibintu by'amafaranga wapi? Kuvuga ngo wowe umuntu aramusaje akagutereta nukuvuga ngo wayamuhera ubuntu wowe iki se? Wowe se utekereje iki nyine? Ntacyo usekeshejwe n'iki rero? Niki wowe wumvise gitumye guseka uvuga ngo iki? Nyine se hari ikindi ufite utanga? Ntacyo ni urukundo gusa nyine warutanye. Nyine ubwo wowe wamuhera ubuntu muri rusange kandi birayanditse ngo ugusabye kandi akagusaba icyo ufite umuhe kandi umuhera ubuntu kuko nawe waherewe ubundi. Nawe niko bimeze? Uri umutanga buntu ugira ubuntu? Ntabwo ariko bimeze. Wowe utangira iki se? Njyewe ntacyo ariko ntabwo nagira ubuntu. Ubu nta muntu n'umwe uraha? Nta n'umwe uraha? None se uko numva uri igisambuzi gusa nyine ibiryo ndabitanga. ibiryo rwose naguha ugahaga induka yuzuza. Yego. Ariko ibindi wapi? Ibi nk'ibiki bindi utatangaza? Ibindi se ubwo se nk'umuntu akubwiye ngo umuhe akaboko ke kawe wagacuka kamuha? Yego. Ntabwo byakunda. Kandi hari ahantu handitse muri ko nubona umuntu agakubita umusaya umwe uzahindukiza umuhereze n'undi musaya nawe awukubite. Ubu se urumva umuntu aba atawuguhaye? Akaboko none se kandi bajya banavuga ko nyine iyo wanze guhereza igihugu ngo ugikorere cyane amaraso yawe ashobora kuribwa n'imbwa. Igihugu cyo tugomba kugikorera cyane. Ibyo birumvikana. Ukagiha igihugu ukagiha amaboko yawe ari nabyo bituma n'ubu ngubu nyine n'umuntu ashobora kugusaba kuko igihugu ni twebwe.
urabona nk'uyu musore wanjye bimeze ari hariya ashobora kukwaka kandi ndabukeka wamuha ko byagorana uramubonye buri uhise ubu ati genda nubwo nanaguha byagorana na bya biryo wari uvuze utanga nabyo kubimuha wapi ego umusore wanjye bakubenza izuba ubu ntibakubenza izuba ibaze ko n'ibiryo batabiguha mwiza wacu rwose ibiryo nabimuha icyo utamuha ni iki nyine wowe ushaka wumva udashobora kohereza uriya muntu ikintu namuha ni ikira ntabwo nakimenya nyine ikintu wowe utamuha ni iki mu by'ukuri shirika ubwoba nyine uvuga ati ewana byibuza njyewe wenda namubonye ko namuha ibiryo kandi hari ibindi abantu batanga we wamuha iki nyine atari ibiryo bindi ikindi kintu wamuha ni iki cyangwa icyo utamuha ni iki icyo ntamuha ni urukundo kubera icyo utarumuhase kandi rwo rutubeshejeho tubeshejweho n'urukundo rw'Imana ashobora kuba ashaka urukundo nyine rurenze rwo gukundana kandi njyewe urukundo rangasurwa hari inkundo zirenze zisaba abantu gukundana hari n'izindi nkundo zihari urwo rukundo noneho rurenze rundi wowe urubona gute byagenze gute hari umuntu ugeze kurukwakura rumwimase oya nawe nta muntu urarukwaka na rumwe wabimenye gute se ko rubaho ndabyumva ko rubaho cyangwa wowe wigeze kurutanga baragukatira sha wapi bwa mbere mbonye umukobwa babenze kumame yewe ibaze ko watse umusore urukundo ararukwima ntabwo narumwatse byagenze bite se sinarumwatse kandi nanjye ntawe wigeze urunyaka wa mwana mwakinanye iby'abana se muri karitsiye ntabwo mwibuka se ntabwo mwibuka tumuvuge tumuvuge ntabwo mwibuka pe ntabwo mwibuka ariko urabizi ko ahari ntabwo byabura ntabwo byabura byaje kurangira gute rero duhe story yawe y'urukundo ubu se gukoze divorce ukiri umwana uzajya gukura bigenze bite byagenze gute duhere story yawe y'urukundo basi ukuntu byagenze kugira ngo wisange wakoze divorce nawe n'uriya mwana nta divorce nigeze nkora pe byaje kurangira gute umukatiye se cyangwa mukatiranye ntabwo twakundanye nyine nese nta muntu ukura nyine atakinnye iby'abana abana bose baba barakinnye iby'abana mwamwumvise rero ari kuru bya hatari arimo arakomeza kutuganiza bya hatari ni mwiza komeza rero tubwire noneho basi duhe wanze kuduha story yawe y'urukundo isanzwe duhe story yawe y'urukundo mu ndirimbo basi tukubitire indirimbo tuvuga ati byange bikunde bimeze gutya na gutya wenda cyangwa se hari umuhanzi ukunda muri kino gihugu wenda wireferaho aririmba indirimbo z'urukundo cyangwa ni indirimbo zisanzwe aririmba indirimbo z'urukundo cyangwa ni gospel ni iz'urukundo ninde ni Bwiza wow Bwiza Emerance Bwiza umwe mu bahanzi bakomeye muri kino gihugu waturirimbira akaririmbo ka Bwiza yego nabikora iwe sorry sinakwangaga iwe ubu nibwo mbimenye iwe hari ubwo biba ari ngombwa iwe gusa uyu munsi ndemeye uyu munsi uremeye dukubitire n'akandi ariko n'akandi nimba ari akiwe cyangwa n'undi muntu ufite vibes vibing nyine umere nk'umuntu uri muririmba ikintu kimurimo irekure nta kibazo gihari we feel free niyo ntaririmbiye mwiza nta kibazo n'akandi akariko koze keza waturirimbira ku buryo abantu bavuga ati wow this is mwiza yego Janifuza kumumunota umwe wonyine gusa iyo uje mbura uko nifata nkayaga sinzi niba unambona meze nk'uwihoma inshuti zihora zinseka ngo banza nararwaye akadege mbona abandi bahamagarana
Marina gusa njye nditinya ngo tutazana nyiyama nifuza ko tugumana gusa nunyikoza sinshaka kukureka nafashe doze zandembya. Oh wow iyo kukarimbo nakande naka Laila ni nuna Laya. Oh wow, okay. Ako karimbo nako ni keza bya hatari kabisa. Ubwo nuvuga ngo ukunda Laya na Bwiza mu Rwanda. Nta wanga ukanga umuhanzi Knowless kandi ari akomoka iwanyu. Wapi nago mwanga. Ku buryo utamufatiye icyitegerezo kandi ari mukomoka hano hamwe. Nyine hari ukuntu nyine wumva umuntu ukuntu aririmba ukumva uramukunze nyine ukumva ko ari we ushaka gufata icyitegererezo. Ubu wahisemo wowe gufatira icyitegererezo kuri Emerance. Ni Bwiza ko nawe uri mwiza. Niko none ubu ngubu uhuye na Bwiza mu by'ukuri wamubwira iki? Namubwira ko mukunda nkamusaba ko basi twakorana. Yagushyigikira mu by'ukuri kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Okay. Usibye Bwiza undi muntu ubona wafata gukora ibintu bizima nini? Marina Debola. Yego? Aha. Nawe hari akarimbo ko ugize umenya? We nkakaye? Amagambo yawe anyereka yuko birimo, ibikorwa byawe bikanyereka yuko nkurimo, nishira birimo biratubona, ese ninde wagushutse ngo ukomeze ubimishe, ibaze ko n'ababyeyi bawe nabo babibona, nta n'icyo nahura ngira amasoni no mu muco w'iwacu, nibabyemera ko tubwira abahungu ko tubemera, tinyuka bimbwire nanjye mfite ubwoba, humura ndakurura witinya wininya madede Oh wow. Murimo murumva rero uno mwana w'umukobwa afite swaga cyane, afite ijwi mu by'ukuri muri rusange. Ndizera ko uno mwana ari uwo gushyigikirwa muri rusange. Bwiza, ubuhanzi bwawe, urugendo rwawe rwa muzika urimo urashaka kurutangira, urashaka ko rwerekera hehe, urashaka ko ruva hehe rukagera hehe muri rusange? Nshaka ko ruva aho ruri ubu ngubu rukagira ahantu. Ubu ngubu ruri hehe? Ubu ngubu nyine ndacyazamuka, ntabwo ndabona nyine ubushobozi bwo kugera kure, ariko nizeye ko bizakunda bifashijwemo n'abafana banjye. Yego. Okay. Mu by'ukuri indirimbo yawe ubu ngubu umuntu ashobora kubona hano hanze ni iyihe? Mfite indirimbo 3 zose ziri kuri YouTube. Ubu ufite indirimbo 3 zose? Yego. Zifite na video zazo se? Na audio afite ya lyrics. Ku buryo abantu bashobora kumva Mwiza bagahita bavuga ati fresh. Turirimbiremo akaririmbo nka kare watangiranye, katuririmbireho byibuze igitero na refrain twumve ukuntu kameze, wenda uze kuturimbira na kabiri. Utubwira n'amazina yaho, unatubwire n'ahantu abantu bashobora kuba badusanga. Baby ndabisko wababaye, nge sindi nk'abandi bashakalale, wowe mu mwanya ngukunde bikurenge, ibyo kubabaje ubyibagirwe, twibone mu ishusho y'urukundo. Ni wowe rukundo nari negereje, ni wowe abandi bose tubashyire hahandi, ubwo ndavuga down. Wow. Ako karimbo kitwa gute? Ni wowe. Ni wowe. Abakunzi rero ba Mwiza ndetse n'abakunzi ba DTL TV Rwanda bashobora gusanga iyo ndirimbo
kuri YouTube Mwiza official bagiye kubanyarukire rero baze kureba kuri Mwiza official barebe ako karirimbo kubitire n'akandi karirimbo ariko canganyukirwa umeze neza vibes umeze neza umeze nk'umuntu uri muririmbira abakunzi bawe nyine wowe urankunda bikama motivation nkabura icyo naguha abatubona bazi ko turi impaga kubera urukundo wambereye urumuri mu mwijima nza kubera karakawe nubwo uri mwujya ubona bincanga gusa njye mba seriye nubwo hari byinshi njya nkora bidakwiye ujya umbabarira siko mba nabishatse ndi seriye ibyo nkora nibyo mvuga mba ndi seriye gukundana nawe nabigize indahiro ndi seriye Oh wow. Mwana ntabwo utatubeshye nta muntu yigeze kwigisha kuririmba kweri mugenda n'aba bandi basanzwe bakubona n'abakunzi ba DTL TV Rwanda mu by'ukuri bakwitegeho iki muri no misi muri rusange banyitege ko ngiye gukora nyine ibintu byiza bibashimisha gusohora izindi ndirimbo cyangwa wenda gukora video z'indirimbo cyangwa donc muri rusange bakwitegeho iki gikorwa kindi gifatika n'indi ndirimbo nshyashya cyangwa se no gushakira video izihari n'indi ndirimbo nshyashya hari indi ndirimbo nshyashya none se indirimbo zawe hari ahandi hantu wari warigeze ushakisha uburyo zageraho se nko ku maradiyo cyangwa n'ahandi ku buryo uturirimbo twawe abantu bashobora kugenda batwumva zagize kuri radiyo Huguka kuri Huguka bajya bazikina none rero urasaba iki abandi bantu b'abanyamakuru cyangwa se n'abandi bantu b'abapromota ku buryo bashobora kuba bagufasha muri rusange bagufasha bakubona gute bakubonera hehe imbuga nkoranyambaga zawe zindi usibye YouTube twamaze kumenya ubundi umuntu ashaka gufasha mwiza yanyura hehe yanyura mu zihe nzira muri rusange umuntu ashaka kumfasha nyine yanyandikira kuri YouTube mbaho kuri TikTok naho mbaho none se ko umaze gukora indirimbo nyinshi ubushobozi ubuvana he ni Mwiza ni ababyeyi banjye bamfasha wow ababyeyi bawe baragufasha disi abandi bana disi ababyeyi bawe baragufasha muri rusange none se nimba cyane nkande mama cyangwa papa nibo bagushyigikira cyane mama wawe aragushyigikiye byatari ubwo aho ari turamusuhuje umusuhuza umubwira ati mami uramushuje cyane kandi umubwire n'akajambo kabugaragaza ko rwose umushimira mama ndamukunda cyane baramukunda cyane mu by'ukuri aragushyigikira buri munsi dadi ntago tubana ntago murimo mu bantu ubu ngubu yaritahiye cyangwa wenda ari mu kazi ahandi cyangwa ntari mu rugo bisanzwe ntago ari mu rugo wow Imana nawe muha amahoro n'imigisha aho ari amenye ko Mwiza wiwe ubu ngubu ari umuntu ari umukobwa umeze neza cyane si byose ariko nizere ko atabataye we byambabaje ntabwo hata umukobwa mwiza nkawe pe ntabwo yadutaye ntabwo yabataye yaje kubigoze byayenze bite mana yanjye ntabwo yadutaye ariko sinzi ngaha abahe kandi uramuzi ko ariho ndamuzi ko abaho aramutse arebye kino kiganiro wamubwira ngo iki rero namubwira ngo iki ntaka message wamuha nimba areba kino kiganiro wamuha nk'akahe ka message nakomeza kirebe we kutamubwiye ko umukunda se nko kwabwiye mami ko umukunda wowe wakagombye kumubwira ati dada uri dore ntago nza ahantu herereye tanga agatego wenda uze duhure busa n'umukumbuye nushaka no kugira ngo muhure muganire ntago muraganira rimwe kuva wavuka twaraganiriye kuko yagiye nyine nari mfite nk'imyaka 7 wari ufite nk'imyaka 7 urumva ko nyine nari maze kuba umuntu mukuru wari umaze mukuru gakeya wafite imyaka irenga
nyuma y'imyaka hafi 12 byari byo byose ntabwo yata umukobwa mwiza nkawe pe sibyo ntabwo yadutaye basigira akarajambo mubwira nyine nawe ku buryo aza kugira emotion akavuga ati ngiye kugaruka ngiye kureba ni mwiza wanjye waramwanze burundu ku buryo udashaka no kwanagaruka basingo agaruke murango aza kukureba wapi ntabwo namwanga nyine ngaho mubwire rero basi mutere emosiyo mutereka emosiyo agaruke kandi nagaruka uzaduhamagare tuze mu Ruhango kugira ngo turebe mutereka emosiyo ndamukunda cyane aho ari hose amenye ko mukunda kandi azagaruke kundeba azagaruke kukureba no kureba mami cyangwa bajya bavugana na mami ahubwo bakakwibeta oya ntabwo bavugana abantu byarari bikomeye cyane gusa cyakoza urakoze cyane kandi nizere ko dade hano aherereye hari hose ameze neza cyane ndetse azanareba na kino kiganiro nimba munajya muvugana uzakimusharinga kirebe sibyo yego rwose donc abandi bantu mu muryango wawe babona bagushyigikira cyane ni bande uncle wanjye uncle wawe wow ariko ndumva umuryango wawe gushyigikira neza cyane rero mwiza mu by'ukuri twari tumaze kumva uko bimeze muri rusange turifuza kumenya mwiza ubwo tutegeye indi ndirimbo ryari ntabwo ari kera urimo urabiteganya ukorana n'aba producer Piton akorera mu majyepfo cyangwa akorera hano i Kigali akorera mu majyepfo i Nyanza akorera i Nyanza ubu uratega ukajya i Nyanza uvuye mu Ruhango ukajya gukorera indirimbo ubwo Piton nawe aho yereye hose nizere ko nawe umusuhuza ari mu bantu bameze neza nawe uramushima ntuza mu by'ukuri iyo Piton usanzwe ugufasha muri izo mu ndirimbo mu gukora indirimbo zawe muri rusange sibyo mu by'ukuri ubona yumva impano yawe mu buhe buryo yumva neza nakamuna kuraje ambwira ko nshoboye ushoboye cyane wenda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu muri rusange dukubitire akapera y'indirimbo ya gatatu ubundi niba rwose tugaragarize vibes wenda mu kanya niba na ngombwa twibyinire twicinyira akadiho nta kundi nimba kanarimo cyangwa se ndaza gusaba mu kanya uranatubyinira kuko waba tubwiye ko uzi no kubyina gaho ngwino umbere intwari y'urukundo rumwe nari narabuze ngwino unyuzuze sibyo yego mu by'ukuri rero urifuza ko umuziki wawe nyine ushobora kuba wava he ukagera hehe urifuza iki ku banyarwanda muri rusange bagufasha iki mu by'ukuri bagufashe gute umuntu wese urimo kunyumva ndamushimira icyo yamfasha nyine ni ukunshyigikira akajya areba ibikorwa byanjye yego akajya areba ibikorwa byawe byonyine icyo umusaba n'uwakifuza kumfasha nyine nawe yabikora ubwo yashatse nko kugutera nk'inkunga yabinyuza ku yihe nimero byibuza cyangwa se yakugeraho gute yampamagara kuri nimero yanjye 072 84 69 576. Subiremo neza iyo nimero 072 84 69 576. Izo nimero za Mwiza rero turaza no kuzishyira kuri ntuza section ya comment yacu mu kiganiro kugira ngo abifuza bazakugereho ndetse wenda banatwe bashobora no kuba batugeraho kugira ngo tushobore kuba twagira gute twakorana muri rusange sibyo so ngaho rero gira abantu nk'abangaho usuhuza ubundi dusoza ikiganiro. Ndashimira mama wanjye umuryango wose muri rusange ndawushimira namwe kandi ndabashimira
ndashimira na producer wanjye n'abafana banjye bose. Yego. Okay, noneho ongera utwibutse imbuga nkoranyambaga dushobora kuba twagusangaho. Kuri YouTube Mwiza official. Yego. Kuri TikTok ni Mwiza kuri TikTok. Yego. Instagram ni Mwiza. Instagram nayo ni Mwiza. Yego. Okay. Ubu hariho amafoto yawe ku buryo abantu bahita babona ko ari wowe cyangwa hariho amafoto yanjye. Ifoto yawe iriho kabisa kuri profile yose. Yego. Okay. Mwiza urakoze rero cyane. Muze kudusuhuriza abantu bo mu Ruhango, turabakunda cyane. Hari umunsi umwe tuzabasura mu by'ukuri. Muzadusure ni karibu. Yego. Okay, sawa rero, ibihe byiza. Namwe murakoze. Okay, sawa.